iminsi nshishikariza abantu turi kumwe, ngira ngo ni nayo titire y'iki kiganiro cyo kuvuga nti mwongere mugaruke mujye gushakisha gakondo yanyu, mugaruke mujye gushakisha igihugu cyanyu. Kubera ko titire yiriwe kuri sitati yanjye, hari abantu bagiye bambwira bati ese waba ugiye gufungura ishyaka, waba ugiye gufata intwaro, waba hari ukuntu waba uziranye n'imitwe yitwaza intwaro. Nagira ngo mbakurire inzira ku murima, abifuza ibyo kurwana ntabwo nabishobora, amaze gusaza kandi nta nubwo ari umuhamagaro wanjye. Ariko nanone abifuza kurwana, barwana n'ikibi, barwana n'ikinyoma, kuri uwo musanzu ndahari, ni naho turaza gutinda kuri uyu munsi. Ngira ngo rero ku rwego rwo kwibohoza hari byinshi dushobora kwibohoza. Hari abamaze iminsi batubwira ko tugomba kwibohoza ibyitwa amadini. Ngira ngo ahari Imana yarabasubije kuko n'ubutegetsi bwatangiye kubishyira mu bikorwa. Hari abandi bavuze ko bagomba kwibohoza ibihugu, ibyo nabyo hari aho bigenda biba, ariko hari n'abandi bashaka kwibohoza ibituma badagenda ngo bagane mu ijuru. Ngira ngo muzi indirimbo baririmba ivuga ngo nzashimira Imana nzayisingiza. Muzi ko mu gitero cyayo cya mbere harimo kuko Imana yaduhaye intwaro, Bibiliya, kugira ngo tubashe guhashya umwanzi. Ngiyi intwaro ya mbere tugomba guhagurukana, ngiyi intwaro ya mbere tugiye kwitwaza cyangwa tuzajya twitwaza kugira ngo tujye kubohoza gakondo yacu, kuko gakondo yacu umunsi ku munsi tugenda tuyisohokamo, umunsi ku munsi tugenda tuyijya kure. Icyo nicyo ngubwo tugambiriye, nacyo tuzakomeza kugenda tuvugaho. Ngira ngo rero nanone hari indi ndirimbo twajyaga tuvuga yitwa ngo nimwambare intwaro z'urumuri tujye ku rugamba, twebwe abana b'Uhoraho. Ibyo nanone ni muri urwo rwego tugomba gufata izo ntwaro, tugomba gufata intwaro, noneho tukajya kubohoza gakondo yacu. Ariko ikibazo kiraba ni ese ni twebwe dufata intwaro cyangwa ni Nyagasani Yezu Kristo ufata intwaro twebwe tukamukurikira? Ubwo nibyo tuzagenda tureba, ariko numva ko icy'ingenzi ari uko dufata intwaro, nako dukurikira Nyagasani uwo afite intwaro akagenda aziduha akurikije aho ashaka ko turwana. Ubwo rero umuntu arakomeza atekereza avuga ati ngewe igihugu kinkirimo nta kibazo mfite. Nawe ndamubwira nti niba ari igihugu cyo ku isi abenshi barakibonye cyangwa baragifite, ariko igihugu cy'ijuru ese twaba tugifite? Ubwo rero mu minsi ishize Willy ajya yihangana nzansubiramo ibyo we atuyamenyereye, ariko ndabivugaho gutyo. Nababwiye yuko mu kintu cya mbere kitubuza gusubira mu gihugu cyacu cyangwa se kumva uburyohe bw'igihugu cyacu ari ikibazo cy'uko tudashaka gusoma ijambo ry'Imana, tudashaka kwiga ijambo ry'Imana. Nabahaye urugero kandi urwo rugero ndarusubiramo n'abandi barwumve, rw'uko umuntu yicara agafata kopi ni ngo Yezu niwe original, Yezu niwe twese twagombye gukurikira. Yezu nta handi tuzamusanga uretse muri Bibiliya. Ariko uyu munsi ndaje ndabasomeye, ni ukuvuga ngo umunota natangiye gusoma nabaye kopi. Ningira ibyo mbigisha ni kopi, kuko original ni Bibiliya. Ushaka kwiga cyangwa se ushaka gukurikira Yezu yagombye kureba muri original, ni ukuvuga muri Bibiliya. Ikibazo cyacu ni ikihe? Ni uko nza uyu munsi nkababwira narabwiwe na padiri wabwiwe n'undi mupadiri, undi mupadiri wabwiwe n'undi mupadiri, ku buryo usanga wenda ni nk'umuntu wa 800 uje kubabwira ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ndi kopi ya 800. Hari ibintu byagiye bisibama, uyu muntu acisha urupapuro muri fotokopiyeze cyangwa se muri ya mashini ifotora. Urupapuro rwa mbere ruza rubona, iyo ucishijemo urwa kabiri ruza rubonaho gatoya, ariko iyo ukomeje kugenda ukora fotokopi ugera ku rwa 20 nta kintu kigaragara. Nanjye uyu munsi rero niba ndimo no kubabwira cyangwa nshaka kubabwira ijambo ry'Imana, mubanze muvuge muti stop, ibyo uje kutubwira nawe uri kopi. Kubera iki? Nimumbwira gutyo ntazababara, nta kibazo bizantera, kuko nzavugana abantu bamenyeze gukura, abantu bagize ubwenge, abantu barashaka kwibohoza abandi, abashaka kubigisha cyangwa se abashaka kubafata bugwate.
noneho bagakurikira nde? Yezu, kuko Yezu niwe gihugu cyacu, Yezu niwe Yeruzalemu nshya, Yezu niwe tugomba gusanga. Nagira ngo rero mwumve yuko uko umuntu afunguye umunwa ababwira, abigisha, agira gute, aba yamaze kuba fotokopi. Ikitwigisha ni orijinali, ni ukuvuga ngo ni igitabo. Icyo gitabo nta kindi, ni Bibiliya. Bibiliya ni iki, kugira ngo tubashe wenda gusobanukirwa Bibiliya icyo ari cyo. wenda wenda ntabwo ari amateka yayo, ariko nibura tubashe kumenya gakeya kuri Bibiliya, kugira ngo tubashe tujye wenda tubwire abantu kuyisoma bazi Bibiliya ni iki muri makeya. Murakoze. Bibiliya ni bibiliyoteke, ni isomero, ni uruhurirane rw'ibitabo, niko umuntu yayivuga bwa mbere. Noneho ibyo bitabo, muri ibyo bitabo harimo ibitabo bisobanura ibindi. Ni ukuvuga ngo hari ibitabo by'ingenzi n'ibitabo bisobanura ibindi. Ni nayo mpamvu ubwo iyo ukurikiye neza mu bice bibiri bya Bibiliya, hari igice cya mbere twita isezerano rya kera, hakaba n'igice cya kabiri bita isezerano rishya. Iyo ukurikiye mu isezerano rishya ubona yuko ari Yezu, kuko Yezu ari mu isezerano rishya. Ubwo ndavuga ibyakozwe n'intumwa cyangwa se amabaruwa y'intumwa, usanga ko badushishikariza gusoma ibyanditswe. Yezu avuga yuko tugomba kwitegereza ibyanditswe, ubwo twabireba wenda nko muri Yohani 5:39, ibyo bivugaho gutyo, ati mwitegereze ibyanditse, ni njye bivuga, kandi koko ni njye bivuga. Yohani 5:39 kugera kuri 41. Iyo umaze nanone gusoma aho ngaho inshuro nyinshi, ubona yuko Paul, Petero n'abandi bagenda bavuga bati nyamuneka ushishikarire gusoma ibyanditse. Nawe iyo avuga ibyanditse, ni ibindi bindi aba avuga bitandukanye n'ibyo warimo kuvuga uwo munota. Ibyo arimo avuga uwo munota ntabwo ari byo arimo kumushishikariza abantu gusoma. Na Yezu iyo avuga ibyanditse ntabwo arimo kuvuga ibyo arimo kuvuga uwo munota, ahubwo ni ukuvuga ko ibyo byanditse bihari. Ibyo byanditse rero nibyo dusanga mu Testament, noneho Nouveau Testament akaba ari igisobanuro cy'ibyanditswe. Ubwo rero iyo umuntu arimo gusoma Nouveau Testament akaba ari nayo agumaho gusa, yaba nta hatandukanye na wa muntu ushobora gufata ibibazo, nako ushobora gufata ibisubizo akabiboroka, ariko atigeze asoma ikibazo cyabajijwe, atazi n'ikibazo cyabajijwe. Bene uwo nguwo ugize akantu uhinduraho gatoya mu bibazo byabajijwe, araza agasubiza ikibazo kitanabaho. Natwe rero dushishikarire gusoma ibyanditse kugira ngo tubashe kumenya iki? Kugira ngo tubashe kumenya Nyagasani Yezu Kristo. Ubwo rero ibyanditse biri muri Bibiliya, ariko hejuru y'ibyanditse hari ibisobanuro by'ibyanditse. Ubwo rero ibyanditse ni ibihe? Nkunda kubivuga kenshi, ubwo ntabwo ari uko nshaka kuvuga ko ari igitabo kiruta ikindi, ariko nabyo biranashoboka. Ahubwo ibyanditswe, dufite ibitabo bya Moyize. Ibyo bitabo bya Moyize tubihuriraho n'Abayisilamu, nubwo harimo utuntu wenda baba bagiye bahindura, tukaba twarabirazwe n'Abayahudi. Ibyo ni ibitabo rusange ku bantu bose bemera Imana imwe. Noneho mu byo bita ibyanditse hari ibyo bita abahanuzi. Ibitabo by'ubuhanuzi nabyo byiyongera hehe? Byiyongera ku byanditse. Noneho hakaza za Busome cyangwa se Zaburi. Ibyo nabyo biri mu byo bita ibyanditse. Hakiyongeraho ibitabo by'amateka. Ibyo nabyo biri mu byo bita ibyanditse. Ubwo rero iyo Yezu arimo kukubwira ati musome ibyanditse, ari njye mushaka kumenya, kandi nibyo kuko niho mugomba kunkura, abavuga ibyo ngibyo. Iyo Petero avuga ati mujye mwitondera ibyanditse n'ubuhanuzi, abavuga ibyo bitabo. Iyo Paul ashishikariza Timote gusoma ibyanditse, gusoma ibyanditse, abavuga ibihe? Abavuga ibyo bitabo. Ntabwo Paul aba avuga ibyo arimo yandika, nta nubwo Petero aba avuga ibyo arimo yandika, nta nubwo yari azi ko bizandikwa. Ubwo rero uyu munsi niba ushaka kumva ijwi ry'Imana, kumva Imana, banza usome ibyanditse, noneho ibisobanuro uzaza kubireba nyuma. Ibisobanuro ni ibihe? Ni ibyakozwe n'intumwa. Ibisobanuro ni ibihe? Ni amavanjiri, kuko amavanjiri ni ibisobanuro by'ibyanditse.
ibyakozwe n'intumwa ni iki? Ni ibisobanuro by'ibyanditse. Ubwo rero ntabwo umuntu ashobora kukubwira ngo azi ibisobanuro atarigeze asoma umwandiko usobanura. Noneho mu bindi bitabo nanone biri muri Bibiliya, ubwo dushobora gufata ibitabo wenda nk'igitabo cy'imigani, dushobora gufata nk'igitabo cy'indirimbo ihebuje n'ibindi bitabo binyuranye ntavuze muri ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo ni ibitabo biza kugira ngo wenda bikongerere imbaraga cyangwa se bikongerere ibitekerezo, bikongerere ubumenyi, ariko ntabwo biri mu bitabo byitwa ibyanditse. Ubwo rero Bibiliya ni uruhurirane rw'ibitabo. Muri ibyo bitabo harimo ibyanditse, ibisobanuro by'ibyanditse, hari ibyanditse hakaba ibisobanuro by'ibyanditse, noneho hakaza n'ibindi bitabo birengaho. Ubisomye birushaho kukongerera ubwenge, ariko ntabwo bivuga yuko uri mu byo Yezu yita ibyanditse. Noneho rero ndabizi muraza kumbaza mutese ibyo bitabo ubibwirwa n'iki? Ikibikubwira ni uko Yezu ibyo bitabo yagiye abikoresha yigisha. Kuko wenda nk'urugero udufashe nk'ibitabo bya Moyize, Yezu abigarukaho kenshi, cyane cyane mu ivanjiri y'Amatayo bigarukaho kenshi. Ariko ikirakubwira ko ibyo bitabo biri mu byanditswe n'iki? Ni uko wenda nka Yezu atanga urugero, ubwo Matayo 19 hari aho avuga ati kera nako kuva mu ntangiriro Imana yaremye umugabo n'umugore ibagira umwe. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo gitabo Yezu abikuyemo ni uko icyo gitabo cyemewe no mu ijuru, icyo cyitwa icyanditse. Iyo yavuze ati wenda nko muri 3:5, 3:4, 3:5 ati muri n'utumana niko byanditswe, ibyo ngibyo biva muri Zaburi ya 82 mu murongo wa 6. Nanone niba atari wa 6 n'uwa 3, aho nanone ni iki? Ni ubwo ngubwo ni ukukubwira ko Zaburi ari ibyanditswe. Iyo akubwira ngo wenda iyo bakubwiye ngo isi ni nakabaho nkandagiraho, ibyo ngibyo biva mu gitabo cya Izayi. Avuga ngo ijuru ntuzarahize ijuru, ntuzarahize isi, ntuzarahize icyo ari cyo cyose, ibyo bintu biri muri Izayi. Iyo bivuze gutyo, ubwo ni ukukwibutsa iki? Ni ukwibutsa ko ibitabo by'ubuhanuzi bizamo. Ngira ngo Matayo 24 agaruka ku bitabo bya Daniyeli, agaruka ku ki? Kugira ngo yerekane ko ibyo bitabo ari ibyanditswe. Ariko nta hantu Yezu yigeze yigisha akoresheje igitabo cy'imigani. Petete ndibeshya, nshobora kuba nibeshya cyangwa se ntarangiza kuyisoma, kuko bira ntabwo ndangiza kuyisoma, sinzanarangiza kuyisoma, nta n'umugambi wabyo mfite. Ariko noneho niba hari ahantu yigisha akoresha igitabo cy'imigani, ubwo nacyo wakinjizamo. Niba hari akoresha igitabo cy'indirimbo ihebujwe ubwo nacyo wakinjizamo. Ariko ibitabo byitwa ibyanditse nibyo Yezu yakoresheje yigisha. Ubwo wenda mvuze Bibiliya muri makeya, ni uko nguko umuntu yagombye kwifata. Kugira ngo umenye Yezu cyangwa se Kristu, ugomba gusoma ibyanditse. Noneho ibindi bitabo bisigaye, hari ibitabo byo kukongerera imbaraga, hakabaho noneho n'ibitabo byo kugusobanurira ibyo byanditse. Ariko niba ugiye gusoma ibisobanuro utaramenya icyanditse icyo ari cyo, urumva ko harimo akabazo. Ntanze urugero rero wenda nko ku bintu bisanzwe, ushobora kurya ibiryo bitarimo amavuta ariko birimo umunyu, ntibyabura kukuryohera. Ariko ushyizemo umunyu ugashyiramo n'amavuta, ukanabishyira ku isahani nziza, byarushaho kuryoha. Ni uko nguko na Bibiliya imeze. Hari ibitabo rusange, ariko hari n'ibitabo noneho udashobora kunyeganyeza, nk'uko ibyo biryo mbere na mbere bigomba kubaho, kugira ngo hajyemo umunyu, hajyeho urusenda, rimwe na rimwe ugashyiramo n'amavuta. Ibyo ni kongeraho, ariko mbere na mbere ibyo byari bihari. Na Bibiliya rero ibyanditse niwo musingi, nicyo kintu cya mbere ugomba guheraho. Nyuma yaho ibindi usoma ni ukongeramo umunyu, cyangwa se kuwugabanya, cyangwa se kongera imbaraga mu byo usoma n'uburyo ubyumva. Ariko mbere na mbere twihatire ibyanditse. Sinzi niba wenda ngusubije kuri Bibiliya, ni uko nguko nayisobanura. Mbo urakoze, ariko harimo ikibazo naringize. Wakomeje utubwira ngo ibyanditse, iryo jambo ryaje kenshi, ariko kurisobanukirwa buriya ntabwo abantu bose twahita tumenya ati ibyanditswe ni iki rerema. Ese iryo jambo ntabwo buriya ryadutera guhita tugira dusomere Yohani 5:39 kugera kuri 41. Yohani 5:39. Mushakashaka mu byanditswe mwibwira ko ariho musanga ubugingo bw'iteka, nyamara
nibyo bihamya ibinyerekeyeho, ariko mwanga kunsanga ngo mugire ubugingo. Ikuzo ryanjye sindikesha abantu, ariko mwebwe ndabazi nta rukundo rw'Imana mwifitemo. Ndumva ngejeje kuri 42. muri 39 iyo avuga ibyanditse, ni nayo mpamvu Yezu igihe mu bo babanye ntabwo yigeze yandika, ntiyigeze anabasaba kwandikisha. Kubera iki? kuko ibimuvuga byari bihari kandi biranditse. Ushaka kumenya Yezu, ushaka kumenya Kristo, agomba gusoma ibyari byanditse. Ubwo usomye nko muri Luka 24, wenda ntituruhasome umurongo wa 24, ubwo ni ba bandi bo ba Emawusi, kuri ya nkuru ya Emawusi. Ukongera ugasoma Luka 24, 44, 45, Yezu yongera akavuga ati ibyanditse ninjye bivuga. Ibyanditse ni ibihe? Yabasobanuriye ngo ibimuvuga muri Zaburi, ibimuvuga mu bitabo bya Moyize, ibimuvuga mu ki? Ibimuvuga mu bitabo by'abahanuzi. Ni ukuvuga ngo niba ushaka kumenya icyanditse, ni icyo ngicyo. Icyo Yezu yita icyanditse, icyo Petero yita icyanditse, icyo Paul yita icyanditse, ni icyo abavuga. Ntabwo abavuga ibyo barimo kwandika cyangwa ibyo yavugaga icyo gihe. Icyo yita icyanditse ni icyo ngicyo. Ibindi Yezu avuga cyangwa se intumwa zivuga ni ukugerageza gusobanura ibyanditse, ariko ibyanditse bikomeza kuba ibyanditse. Ngira ngo wenda na Petero aho ndumva ari mu ibaruwa ye ya kabiri, ndumva ari umurongo wa gatatu, umutwe wa gatatu, umurongo 11, hari ahandi avuga ngo ibirebana n'ibyanditse n'ubuhanuzi nta muntu ubyigisha undi. Ubwo wenda ibyo tuzaba tugeze ku yindi ntera, ariko ni ukugira ngo mbere na mbere umuntu iyo ajya gusoma Bibiliya ahere ku cyo bita icyanditse cyangwa se ibyanditse. Ngira ngo wenda n'ikibazo wenda duhura nacyo ni uko umuntu yatangiye kubisoma ahita abona ari ibintu bidasobanutse, bifutamye, birimo amagambo adakoreshwa, bigoye kumva. Yewe rimwe na rimwe akumva ari n'ibintu byo mu yindi si cyangwa se bireba abandi. Icyo ngicyo ni ikibazo cy'uko dushaka ko Bibiliya idukurikira nayo igenda ku majyambere. Bibiliya y'uyu munsi, Bibiliya y'abasaza, Bibiliya y'abasore, Bibiliya y'inkumi, Bibiliya y'abatinganyi, ibyo ni uko nguko tubyifuza. Ariko icyo nkunda kubabwira mbasubiriyemo, tugomba kwiga ijwi ry'Imana. Ntabwo ari Imana izaza kwiga ijwi ryacu, ntabwo bishoboka. Tugomba kwiga ijwi ry'Imana, tugomba kwiga imvugo y'Imana. Ni imvugo rimwe na rimwe igoye, ni imvugo rimwe na rimwe irimo urwenya, ni imvugo rimwe na rimwe irimo ibintu bikanganye cyangwa se bidukanga, ariko ubwo ni uburyo bwo kwandika kwayo, kwandikisha kwayo. Sinzi rero niba wenda twakomeza kuko ntabwo turi burare mu kiganiro. Twihute. Hari ikindi kibazo nari mfite. None se koko Bibiliya ni ugushaka, yabayeho kubera gushaka kw'Imana cyangwa se wenda urabona abantu benshi bayigiyeho impaka, hari byinshi bayivuzeho. None Bibiliya ni ugushaka kw'Imana koko, cyangwa wenda uratubwira wenda uko nawe ubyumva? Ngira ngo wenda sinzi ikibazo tugira gituma twibaza nari ugushaka kw'Imana cyangwa se harimo ibitekerezo by'abantu, harimo ibyifuzo by'abantu. Bihinduka ibyifuzo by'abantu twebwe iyo tuyisoma, bihinduka ibitekerezo by'abantu iyo tubisoma. Ariko mbere na mbere Bibiliya ni Imana, Bibiliya ni ijwi ry'Imana. Noneho bitewe na buri wese icyo yifuza cyangwa se icyo arangamiye cyangwa se uburyo yigishwa, bikarangira ayisoma ayikuramo ibingana n'uko angana. Mujye mwibuka yuko Imana ari ngari. Mujye mwibuka ko Imana itaba mu gihe. Mujye mwibuka ko Imana itaba ahantu. Ubwo rero niba wumva agatwe kanjye gatoya gasoma Bibiliya kakumva ko kayumvishije cyangwa se kumvishije ubugari n'uburebure bw'Imana, aho ngaho ni wo mutego abantu benshi baguyemo, wo kumva yuko twumvisha ubugari n'uburebure bwa Bibiliya, bityo ibyanditsemo tugatangira no kubijora kuko twumva ko atari byo. Ni gute twumva uburebure n'ubugari bw'Imana twabwumvishe? Ngira ngo icyo umuntu agomba no gufata ni kimwe, ni uko no mu nyuguti yo muri Bibiliya iyo mu cyanditse, inyuguti ubwayo ivuga Imana. Interuro ni ukuvuga verse ivuga Imana. Ijambo ubwaryo riri muri Bibiliya rivuga Imana. Nusoma chapitre izakubwira Imana. Nusoma igitabo cyose uzumva Imana. Ni nayo mpamvu ugize amahirwe
ugasobanukirwa n'igitabo kimwe, ibindi byose wanabyihorera. Kubera iki? Kuko byose uba wabisomye. Ijwi ry'Imana ntirihinduka, niba waryumvishe mu gitabo cy'intangiriro riraguhagije, niba wabashije kuryumva mu gitabo cya Zaburi riraguhagije, ariko ugize Imana ukabasha kuryumva neza. Bibiliya ni igitabo cyuzuye, ndavuga muri rusange. Igitabo kimwe ubwacyo kiruzuye, shapitire imwe ubwayo iruzuye. Yewe najya kure nkongera nkavuga ngo uretse na shapitire yuzuye, na verisi iruzuye, n'ijambo ubwaryo riruzuye. Kubera iki? Kuko Imana mu gatoya irimo no mu kinini irimo. Ibyo bibaho mu bintu byo ku isi, ariko bibaho no mu ijambo ryayo. Ntabwo rero umuntu ashobora kwicara ngo akubwire ati buriya harimo iki n'iki, nabonamo ijambo ritari iry'Imana. Icyo gihe nzakubwira nti ese urimo gusoma ibyanditse cyangwa urimo gusoma ibisobanuro byabyo? Niba urimo gusoma ibisobanuro byabyo birashoboka, kuko wakumvamo amiyumviro yanjye cyangwa y'undi muntu. Ariko niba urimo gusoma ubuhanuzi, urimo gusoma Zaburi, urimo gusoma ibitabo bya Moyize, hariya nzakubwira nti ongera utekereze gakeya, ongera usenge, ongera ushakishe, kuko ibyo ushobora kubutekereza atari byo. Ubwo wenda sinzi niba nsubije ikibazo cyawe. Mbo wenda n'abadukurikiye bazaduha inyunganizi. Wari uduhaye, wari uduciriyemo mu ncamake, ariko hari ikindi kibazo nari ngeze kugira ngo tutaza gutinda cyane. Nari mfite ikindi kibazo kijyanye no kuki tubona Bibiliya ugasanga wenda hari Bibiliya iyo usoma ugasanga bimwe biravuguruza ibindi, ugasanga se Bibiliya yaba harimo kwibeshya ko bimwe byagiyemo wenda bitari bikwiye kujyamo? Kubera iki wenda Bibiliya yivuguruza ubundi ni ukubera iki? Hari aho uzasoma bakakubwira nk'uko bivuze, Imana igira agahinda kubera umuntu yari yararemye ishaka no kwisubiraho. Ahandi bakakubwira ngo nuko Imana iribuka, ahandi bakakubwira ngo nuko Imana iramubwira, wenda ndavuga kwa Moyize, ngo Imana iramubwira ngo nta muntu ushobora kumbona ngo abure gupfa. Ariko imbere wakurikira shapitire ikurikiyeho bakakubwira ngo nuko bararebana, bavugana barebana. Wenda wasoma mu gitabo cy'ivugururamategeko, ndumva ari 3 na 3, bakongera bakakubwira ngo nta wundi muhanuzi wazaruta Moyize. 3 na 3 cyangwa 3 na 4, uzaruta Moyize, we wavuganaga n'Imana barebana. Ibyo ngibyo ni cya kibazo mbere na mbere umuntu ahaguruka ajya kuyisoma avuga ngo ngiye kureba ibintu bitagenda neza. Niba ujya ari cyo kinaguhagurukije, ushatse ntiwayisoma. Niba ugiye guhagurutsa ugiye kuyisoma uvuga uti ngenda ndashaka ibintu byose bivuguruzanya, nabwo ntiwayisoma. Ariko aha ngaha ntabwo ari uko ntashaka gusubiza ikibazo kirimo, ahubwo ni ukugenda wibaza, ese iri jambo ko hano ririmo kuvuga ikintu, mwumvisha icyo rishaka kuvuga mu by'ukuri? Kubera ko hari igihe tuzagera, ubwo tuzagenda tubibona gahoro gahoro, tubone ko amagambo yo muri Bibiliya ashobora kuvuga ibintu bibiri bivuguruzanya kandi ari ijambo rimwe. Urugero, ushobora kubona ahantu handitse Imana irimo kuvuga Imana y'ikuzimu, bivuge gutyo, ahandi handitse Imana ari Imana y'ijuru. Ushobora kuzasanga ahantu handitse ibuye n'akamazi, amazi yo kwica cyangwa yica abantu mu gihe cya Nowa, amazi yica abantu mu gihe cy'Abanyamisiri. Ariko ukongera ukabona amazi noneho agomba kuduha ibiribwa, agomba kuva mu ijoro akaduha amahumbezi, agatuma tumenya ubwenge, agatuma tugira ibyo tugeraho. Iryo ni ijambo rimwe turimo gukoresha. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe ushobora gutekereza ko iryo jambo ryanditse nabi, cyangwa se ririmo kuvuga ikintu kibi cyangwa kitari cyo, kandi atari byo. Icya kabiri, hari imvugo cyangwa se imyandikire ya Bibiliya nayo tugomba kwakira gutyo. Ariko iyo myandikire igituma itugora ni uko hari ibintu nka 4, wenda ndaza kubigarukaho, umuntu aba atatinzeho. Njye mfite ibintu 4 nindaho uyu munsi, ubwo wenda abandi bafite ibindi batindaho. Ariko iyo ujya gusoma Bibiliya hari ibintu ugomba kwitondera mbere yo kwitangira, kuko niba uyigiyemo uvuga ngo harimo ibitabo, ngo harimo ibintu ngo byanditswe n'abantu, ngo ni ibintu n'amateka y'Abisiraheli, ni byiza. Yewe hari n'umuntu ejo bundi wabazwaga n'uko amafaranga yose y'ubushakashatsi mu rwego rw'amateka bayatanga kuri Misiri, bakayatanga no kuri Isiraheli, ngo kugira ngo bagerageze kureba ko ijambo ku rindi ryo muri Bibiliya ryahura n'amateka.
nibashaka bazashyiraho n'andi mamiliyari ntibizigera bihura kuko Bibiliya si igitabo cy'amateka, nta nubwo ari igitabo cy'amategeko, kuko mu gitabo cy'amategeko ni ukuvuga ngo iri teko ryanditse neza ngo iri ryanditse nabi. Si n'igitabo cy'ubugeni cyangwa se cy'ubuhanzi cyangwa se mbivuge cya poezi, aho umuntu agomba gushaka inyuguti zikurikiranye bikurikiranye neza. Ntabwo ari uko nguko bimeze muri Bibiliya. Muri Bibiliya harimo imvugo y'Imana. Iyo mvugo ugomba kuyiga kugeza uyimenye, cyangwa se Imana igufashije kuyimenya. Iyo umaze kwiga iyo mvugo, n'ibyo byose wumvaga bisomeka nabi, bivuguruzanya cyangwa se bidafite icyo bivuze, bitangira kugira icyo bivuga. Bitavuga yuko umuntu ashobora kubyiga akabirangiza, ibyo ntibibaho. Umutego twagiye tugwamo no gutekereza ko tubyumva, niwo mutego twaguyemo. Uwo mutego Imana iwundinde, Imana iwuturinde wo kumva ngo turabyumva. murakoze. None se wenda kubera iki tubona Bibiliya, wenda ubwo dusimbutse gato ikindi kintu ku kindi kibazo, kubera iki tubona Bibiliya ari Bibiliya nyinshi zitandukanye? Wenda navuga nko mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda urasangamo ubu ngubu hamaze kwandikwa Bibiliya eshatu, navuga ngo ni eshatu. Hari Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera na Bibiliya ijambo ry'Imana. Rimwe na rimwe ugasanga rero muri izo Bibiliya amagambo bakoresha aratandukana, bigatuma wenda n'amaverise cyangwa se imirongo uri gusoma ugasanga umwe ayisomye ukwe undi ayisomye ukwe. Mu gitabo wenda muri Bibiliya yera siko byanditse kimwe n'ibyo muri Bibiliya ntagatifu. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana nawe ugasanga hari ibindi bigiye bahinduyemo. Ese ibyo bintu ntibyatuma umwimerere cyangwa se sanse y'icyo bashaka, y'icyo ijambo ry'Imana rishaka kutubwira bihindagurika cyangwa se bitakara? Urakoze. Nimba wenda sinzi nimba ikibazo nkibajije neza. Murakoze. Wenda tugiye twumva ko hari n'abantu bazabaho batazi gusoma cyangwa batazigera bahura na Bibiliya basomerwa. Icyo ni icya mbere. Yego. Abo ngabo ntabwo bivuga yuko batazamenya Imana cyangwa se Imana itabiyereka, ndetse ntekereza ko izabiyereka vuba. Kubera iki? Kubera ko izi agahinda kabo cyangwa se ibibazo byabo. Ariko noneho ku bantu bazi gusoma, wagombye gusoma izo zose icyarimwe. Nk'ubu muri Bibiliya yera hari ahantu bavuga umuzabibu bakawita umurima w'insina. Icyo gihe iyo urimo gusoma muri Bibiliya ntagatifu bakubwira umuzabibu cyangwa uruzabibu, umurima w'umuzabibu, mu gihe mu Bibiliya y'abarokore baba bakubwiye umurima w'insina. Icyo gihe ugomba kuzisoma zombi. Iyo ufite amahirwe ukagira ukabasha no gusoma Igifaransa, urareba. Wagira amahirwe ugasoma n'Icyongereza ukareba. Abazi Ikigereki cyangwa Ikilatini nabo bajyamo. Kubera iki? Kuko bituma urushaho kumva neza aho abantu bibeshyeye cyangwa se aho barimo kwibeshyera. Bitavuga ko ibyo basoma bitazabagirira akamaro, ariko rimwe na rimwe nibyo bivamo impaka. Kubera iki? Kubera ko abantu baba basomye bigendeye ku myumvire yabo cyangwa se ku myumvire y'uwabahaye ururimi basomamo. Ariko ibyo ngibyo ntabwo byagombye kuba ikibazo kinini. Ibyo rero ni n'ikibazo ushobora no kwibaza ukavuga uti ese abasoma ikorowani, abasomye iya kera cyangwa abasomye igiswahili, abayisoma mu iringara, ibyo byose ntabwo ari ikibazo kiri. Ahubwo ikibazo ni ikihe? Iyo nsoma Bibiliya nyisoma niyihe ntego? Kuko hari usoma Bibiliya kugira ngo azemeze abantu, hari usoma Bibiliya kugira ngo azerekane ko Imana itabaho, hari usoma Bibiliya kugira ngo nawe ejo noneho azafate umwanya ajye kwigisha bamuhe icyicumi, hari n'usoma Bibiliya kubera ko yumva afite inyota yo kumenya Imana. Abo bantu bitewe n'inyota bafite, umwuka ubarimo hari ikintu kiwusubiza. Umwuka rero nakifuriza buri wese n'usoma kuko afite inyota yo kumenya Imana, n'usoma atari ukuvuga ngo ngiye gushakamo ibyo numvanye muderi, numvanye wiri, numvanye padiri, numvanye pasiteri. Oya, soma kuko ushaka kumva ijwi ry'Imana. Bibiliya harimo ijwi ry'Imana, ntabwo ari ijwi rya padiri, si ijwi rya pasiteri, si ijwi rya muderi, si irya wiri cyangwa undi uwo ari we wese. Ni ijwi ry'Imana. Ubwo rero niba urimo gushaka ijwi ry'Imana, kuvugana n'Imana, bisome uko ubyumva, bisome uko ubishoboye, wikibaza ibibazo byinshi. Imana irakuzi neza, izaguha ibingana n'intugu ufite. Ariko rero kumva ko ngo bagusomeye kandi ukumva ko ukuri basomye ari uko nguko, ibyo ngibyo bica intege Bibiliya. Murakoze.
none ku bijyanye se wenda urabona uburyo tuyisoma wari ubikomejeho, uzasanga hari ubusobanuro bwinshi butandukanye, ari nabwo wenda nawe urimo kuduhaho, ugasanga nyine hahagurukamo muri Bibiliya hahagurukamo ibintu byinshi. Edayeri ngewe mbona rimwe na rimwe ari byo bituma usanga bamwe bifungiye mu nguni runaka, abandi bakifungira mu nguni runaka kubera ubusobanuro wenda baba bahawe ku bijyanye na Bibiliya, ku bijyanye n'ibyo bari gusoma muri Bibiliya. Ubwo byo twabyumva gute kugira ngo ibyo bintu biheshe Imana ikuzo? Murakoze. Halo? Halo, halo? iyo umuntu asoma Bibiliya, ndavuga asoma Bibiliya, ujye umenya yuko nta yindi mana ivugwa muri Bibiliya. Mbyemere gutya, hashobora kuba hariho izindi mana, izo ngizo ntabwo zindeba uyu munsi, ntabwo arizo naje kuvugira, naje kuvuga Nyagasani Yezu Kristo hano. Iyo usoma Bibiliya ugomba kumenya yuko nta yindi mana ivugwa muri Bibiliya uretse Nyagasani Yezu Kristo. Ubwo ni ukuvuga ngo ibindi byose ushobora gutekereza hirya hino ni akazi kawe. Nta yindi mana ivugwa muri Bibiliya uretse Nyagasani Yezu Kristo. Ubwo izindi mana zifite ahandi zivugwa cyangwa se ahandi bazikura, ariko Imana ivugwa muri Bibiliya ni imwe, ni Nyagasani Yezu Kristo. Iyo icyo Gute ngicyo se? umaze kucyumva, Pardon, gute wenda dusobanure gute ari Nyagasani Yezu Kristo? ni ukuvuga ngo kuva ku Kare impamvu nibajije kare watubwiye ko hari biriya bitabo by'ibyanditswe ariho wenda n'abayisilamu tubihuriraho cyangwa se wenda n'abayahudi, bakoresha bo Yehova cyangwa Allah. None Allah, Yehova cyangwa se uhoraho, Uwiteka arahura gute na Yezu Kristo? reka nihute kuko tumaze gutinda, ariko icyo navuga cya mbere ni uko mu 1944 Kiliziya Gatolika yemeje, kandi aho ngaho rwose nanjye ndumva bimfata neza, ko tutagomba gukoresha ijambo Yehova cyangwa andi magambo iyo tuvuga Imana. Kubera iki? Kubera ko Imana ni Nyagasani, donc le Seigneur, donc Imana ni Nyagasani, Nyagasani Yezu Kristo. Wenda abasoma nihuse bareba muri Yohana 13, umutwe wa 13, umurongo wa 13, Yezu atwibutsa ko ari we Nyagasani n'umwigisha. Ubwo icyo ni cyo cya mbere namvuze. Icya kabiri ni uko kuva muri Geneze, no kuvuga mu ntangiriro kugera mu byahishuwe, cyangwa se bivuga ku buryo bworoshye nkurikije ibyo Yezu ubwe yivugira muri Luka 24, ni uko ibyanditswe kuva mu ntangiriro kugera ku muhanuzi wa nyuma nta wundi bivuga uretse we. Niba ari we bivuga, nyuma ibikurikira akaba ari ibisobanuro by'ibyo yavuze cyangwa se by'ibyanditse, sinzi indi mana ubwo ngubwo iri muri Bibiliya umuntu yaba ashakamo. Icya mbere ni icyo ngicyo, ni uko ngewe nsoma uyu munsi nibaza ngo ese ibi bintu birimo kuvuga Nyagasani Yezu Kristo, ese biravuga Kiliziya ye, ni ukuvuga ingoma ye, cyangwa birimo kuvuga abanzi ba Kiliziya ye cyangwa b'ingoma ye? Icyo ni cyo kintu cya mbere mbanza kwibaza. Noneho icya kabiri, ubwo ntindaho, ni ukuvuga ngo ibi ngibi, ijambo ry'Imana ndimo gusoma ni Yezu urimo kuvuga, ni Yezu urimo kumbwira. Ni ukuvuga ngo hari icya mbere ngomba kubanza kumenya Imana nsenga cyangwa se nshaka. Icya kabiri ni gute noneho iyo Mana imvugisha, ngo ni ijambo ryayo, byane navuga byitwa ibyanditse. Icya gatatu, iryo jambo imaze kumpa ni ukugira ngo ndimaze iki? Ni ukugira ngo mbashe kubana na bagenzi banjye. Nicyo cya gatatu. Noneho icya kane, niba mfite n'ibindi bibazo cyangwa nagize ikibazo, ngomba kugira ukwemera. Ni ukuvuga ngo mbanza kwibaza ni iyihe Mana ndimo gushakisha muri iyi Bibiliya? Nyagasani Yezu Kristo n'ingoma ye cyangwa se abanzi bayo. Icya kabiri, iri jambo niryo Yezu arimo kumvugishirizamo, numvishe cyangwa se numvishe, ibyo ntabwo ari wenda tuzabigarukaho. Noneho icya gatatu, ibyo Yezu ambwiye ni ibyo kumara iki?
nibyo kugira ngo mbane na bagenzi banjye, nibyo kugira ngo mukunde, kuko umuntu yaremewe gukunda mugenzi we, yaremewe gukunda Imana. Iryo ni ryo tegeko rikuru. Icya nyuma, niba bitacamo neza cyangwa bitarimo kuzamo neza, aho ngaho niho noneho nsabwa kugira ukwemera. Kubera iki nsabwa kugira ukwemera? Kubera ko ukwemera ni igice kibanziriza kumenya ukuri. Iyo ibintu byamaze kuba ukuri ntibiba bikiri ukwemera. Kandi nanone iyo umaze kumenya ukuri, ubwo ngubwo intambara iba itangiye, ugomba kongera gutangira Okay, urakoze none se. bundi bushya. Kubera iki? Kuko Imana ngira ngo usinzire. Ibyo ngibyo twisanga muri Deuteronome 29 umurongo wa 28, aho itubwira ngo ibyo mumenya nibyo kugira ngo munyubahe, mwubahe n'amategeko yanjye, ariko mm, nta ibisigaye byose ni ibyanjye. Ni ukuvuga ngo igenda ituvunguriraho bitewe n'aho tugeze, kuko ibigukubise hejuru wakikubita hasi ntiwabasha kubyakira. Ubwo rero sinzi wenda ngusubije ikibazo warumbajije, ariko ngisubije ku buryo bworoshye n'ibyo. Icya mbere muri Bibiliya nzi ko Imana ari imwe. Icyo ni icya mbere, ni Nyagasani Yezu Kristu. Nta yindi Mana ivugwa muri Bibiliya. Icya kabiri, ubwo wenda wambwira wenda ko abayisilamu bakoresha Allah. Icyo ni ikibazo cy'izina. Niba turimo gusoma bimwe, Imana turimo gusoma n'imwe, ikibazo kiraza ku izina. Ikibazo kiraza kuba mu mico, cyangwa se icyo nita rituweli. Rituweli z'Abayisilamu si zo z'Abakristo. Yewe n'Abakristo hagati yabo rituweli si zimwe. mhm. Uburyo batekereza umubatizo, uburyo batekereza ukarisitiya, uburyo bashobora gutekereza n'isengesho ntabwo ari bimwe. Ibyo ntabwo ari ikibazo, nta n'ikibazo kirimo. Ariko ibyo basoma byaba ari bimwe. Igihinduka ni uburyo bagenda babyinjiramo, cyangwa se amazina bagenda bakoresha. Noneho icya kabiri nkavuga nti ni ijwi ry'Imana, ni ijwi rya Nyagasani Yezu Kristo urimo kumvugisha. Kuba ntaryumva cyangwa ntabasha kumva aho rigarukira ni byiza, nongeyeho ko ari na byiza, kuko ndamutse mbyumvishe yaba ari umuntu urimo kumbwira. Yewe n'umuntu mugenzi wanjye arambwira sinumve, n'umwana tubana arambwira ntitwumvikane, n'umugore tubana arambwira ntitwumvikane. Ni gute numva ko noneho Imana yavuga ngahita nyumva? Ni gute Imana yavuga nkumva ko nayumvisha? Ibyo ngibyo ni ukwibeshya. Ariko ko ushobora kugenda ugira ibyo uzana gahoro gahoro, uzana gahoro gahoro, kugira ngo bibashe gutuma uyubaha, bibashe gutuma ukunda mugenzi wawe, byaba binabuzemo bigasiga biri mu rwego rw'ukwemera. Ariko iyo bivuye mu rwego bigomba kuva mu rwego rw'ukwemera, bikaba iki? Bikaba ukuri. Iyo bigeze aho ngaho ikwinjiza mu butayu, mukagenda ukongera ukagaruka ugatangira bundi bushya. Ikwinjiza mu butayu ukagenda ukagaruka ugatangira bundi bushya. Ariko ijwi ry'Imana ni riri muri Bibiliya, ntabwo ari igitabo cy'abantu. Kandi iryo jwi ry'Imana turihuriyeho n'Abayisiraheli, turihuriyeho n'Abayisilamu. Ikigenda gihinduka ni uburyo twebwe tugenda dukora imihango y'aho dusengera. Ibyo byo birahinduka. Noneho uri bumbwire utari ko Yezu, hari abatemera ko Yezu yaje, abemera Yezu nk'umuhanuzi, abandi bavuga ko ataranaza. Ibyo wenda nzabigarukaho, ariko niwicara uzasanga natwe dutegereje ko Yezu azagaruka, nk'uko Abisilamu bamutegereje, nk'uko Abayahudi bamutegereje. Ubwo ikizahinduka wenda ni ukwibaza ngo teoloji aha ngaha bivuga gutya, teoloji ivuga gutya. Oya, ngewe nemera cyo koze Yezu Kristu waje hano ku isi, akaba ari umwami w'ijuru n'isi. Icyo ngicyo wenda nicyo nawe ntandukaniyeho n'Umuyahudi, nawe ntandukaniyeho n'Umuyisilamu. Ariko igitabo dusoma ni kimwe. Afite uko yabisomye cyangwa abyenteripureta, ntabyumve cyangwa se akabyumva gutyo, nk'uko n'Umuyahudi afite uko abyenteripureta akabyumva gutyo. Ariko ibyanditse byo ni bimwe. Sinzi niba wenda naba ngusubijeho gatoya. Wow. Kugira ngo bidatinda cyane, wenda dushobora kuzagenda ku bibazo bazanatubaza. Ikibazo nari mfite cya nyuma, nifuza kumenya se haba hari ibindi bitabo bishobora kuduhuza n'Imana, cyangwa se bishobora kutuyobora ku Mana inyuma ya Bibiliya, cyangwa wenda tubyifatemo gute, cyangwa birahari cyangwa ntabyihari? Murakoze. Gusubiza icyo kibazo ni ukukwibutsa ntuza ikintu cyoroshye Yezu avuga. Yezu akubwira ko ari we kuri. Noneho ubwo ngubwo akakubwira ko iruhande rwe nta bundi bugingo buhari. Ni ukuvuga ngo nyuma ya Yezu nta bundi bugingo buhari.
Ora iyo Yezu yivuga, iyo yivuga nk'umwana w'umuntu, aba avuga iki? Aba avuga ibyanditswe, aba avuga Bibiliya. Ko hashobora kubaho umuntu ushobora kugira igitekerezo cyiza kigufasha, mpereye ku babyeyi bacu baradufashije kandi ari aho batugejeje, ku barimu ari aho badukura bakatugeza, amaleta n'abandi bashakashatsi benshi banyuranye, ibyo ni byo. Ariko icyo tugomba kwibuka ni kimwe, ni uko ijambo umushakashatsi ari umuntu ushaka ikintu kiriho. Ni ukuvuga ngo ibyo byose nibyo bavumbura n'Imana ibibaha. Ntacyo avumbura we ku giti cye, ni ukuvuga ngo n'ubundi ni impano y'Imana aba arimo gukoresha. Ahubwo ikibazo kiba ni ikihe? Ni uko iyo mpano tuyiyitirira. Turamutse byose tubasha kubona yuko ibyo tugeraho, ibyo tumenya, kuko ibyo dushakashaka byo birahari. Uko kuri kurahari. Kuri imbere yacu, kuri muri twebwe. Ahubwo uko ugenda ukugeraho, wowe ugenda uvuga uti ndi igihangange nize ibi cyangwa nageze kuri ibi. Cyangwa se nanditse ibi ngibi. Ariko usubije ubwenge ku gihe, nta kintu na kimwe tudahabwa n'Imana. Icyo ni icya mbere. Ubwo noneho kuba wahura n'umuntu akaba yakugirira akamaro, wasoma igitabo kikagira aho kikuvana, ibyo byose birashoboka. Ariko ntabwo bivuga yuko bikujyanye mu ijuru. Niyo mpamvu rero niba ushaka indi ni Bibiliya. Ibindi byose ibindi byose ntabwo nakubwira ko biri mu Imana, birimo igice cy'Imana, birimo uduce tw'Imana, kubera ko ari abantu baba bagiye babyandika. Abantu twese tugiye tugira agace k'Imana muri twebwe. Hari byinshi biba bitari bizima muri twe, ariko hari n'ibizima. Ibyo ngibyo birashoboka, ariko ntabwo bishobora gusimbura umwimerere. Ni bya bindi nahoze nkubwira bya kopi. Turi kopi, originali ni imwe, originali ni Kristo. akazi. Ndumva ku bibazo byanjye nari mfite byari ibyo, ubwo wenda sinzi nimba hari abadukurikiye wenda bagize icyo batubaza, ariko ndabona muri chat nta bi- nta bibazo birimo nkurikije ibyo ndi kureba. Mhm. Ubwo rero intwaro yacu nk'uko iyi titire yakomeje ibitubwira, ni tuyifate gute, tuyitware dute, kugira ngo tudahera ishyanga, dusubire mu gihugu cyacu, tuyitwaze gute kugira ngo dusubire mu gihugu cyacu. Urakoze. Icya mbere navuga, ariko n'urwenya rusanzwe kuko ndanarugira. Hari ahantu mu Rwanda cyangwa se mu mvugo nyarwanda twita kwa ntawe utuma undi. Hari icyo bikubwira iryo jambo? Yenda. Yego. Ni ukuvuga ngo ibi bintu by'Imana, ibi bintu byo gushaka Imana, ntawe utuma undi. Buri wese ni ikinege imbere y'Imana, buri wese afitanye umugambi n'Imana, buri wese agomba guhura n'Imana, byanze bikunze agomba guhura n'Imana. Ubwo rero niba umuntu yicaye akavuga ati ngewe bariya bazabinsomera, ngewe nzajya kuri YouTube numva ibiganiro, ngewe hari n'ahantu dukora amasengesho kuri Zoom, ibyo byose ni byiza, tujya mu muryango remezo, ibyo byose ni byiza. Ariko ikintu cya mbere ni uko hari igihe cyacu tugomba kugira cyo guhura na Nyagasani Yezu Kristo. Icyo gihe nta handi gishobora kubera, gishobora kuva, ni muri Bibiliya. Icyo ni cyo cya mbere. Noneho icya kabiri, ubwo ni uburyo umuntu azagenda cyangwa se agenda asoma Bibiliya, agenda yinjiramo gahoro gahoro. Ntabwo ari ukuyinjiramo umuntu afite umujinya n'uburakari bwo kuvuga ngo ngombe mbigereho, ngombe mbigereho, ngombe mubone, ngombe mwumve, ngombe nyibone, igombe inkorera igitangaza. Ibyo ngibyo uba watsinzwe. Ahubwo ni ugusoma Bibiliya, ugafata, niyo wafata wenda akantu ka mbere umuntu yakora ni ugusoma umurongo nimugoroba, ukiryamira, mu gitondo ukongera ugasoma wa murongo, ukareba ko hari ikintu cyaza muri wowe. Icyo gihe nubikora, ukagenda ubikora igihe kirekire, inshuro nyinshi, nyuma y'ukwezi, nyuma y'ibyumweru 4, uzaba ureba Bibiliya izatangira kuryohera. Ariko Bibiliya uzategereza ko bagusomera, ni nk'uko umuntu yakubwira ngo twatetse ibiryo biryoshye, akarya ari imbere yawe, akakubwira ngo humurirwa.
nyine niwe urimo kubirya kandi biranaryoshye, ariko niwe urimo kubirya. Ni ukuvuga ngo nanjye urimo gusoma Bibiliya, nubwo nyuma naza kubabwira icyo nakuyemo, ariko mbere na mbere ni njyewe byagiriye akamaro kubarusha. Ni ku nyungu yanjye mbere na mbere kurusha ko ari ku yanyu. Naho ngo buri muntu yicare azi neza ko muri Bibiliya Imana ivugaho, Imana ikuvugishirizamo. Gusa utazi gusoma ntabwo namubwira ibi byo ndimo kubabwira, ariko umuntu uzi gusoma ndumva nta kintu yagombye kwitwaza. Abantu bazakubwira simbona umwanya, singira gute. Ni gute se umuntu yavuga ko yabuze iminota 5 ku munsi? Kuko nutangira ukora iminota 5 bizarangira ukoze iminota 20. Simvuga ko buri gihe umuntu ahorana umwanya, simvuga ko buri gihe umuntu ahora afite imbaraga, ibyo naba nkabije. Ariko nanone kumbwira ngo icyumweru cyose kirashize, ni nko kwavuga ngo umaze icyumweru utoga, umaze icyumweru utarya, umaze icyumweru utavuga. Ibyo ntabwo bishoboka. Niba bidashoboka, iyo umaze icyumweru udasoma Bibiliya, ni nko kumara icyumweru utariye, ni nko kumara icyumweru utoze, ni nko kumara icyumweru utavugishije abantu. Musome Bibiliya, ibindi Imana izabikora rwose. Gusoma Bibiliya ni ukwibuka ko ari nko kwa ntawe utuma undi, ntawe utuma undi. Uko uzayumva ntugire ubwoba, bishobora gutandukana n'uko mbyumva, bishobora gutandukana n'iby'undi. Ni na byiza cyane. Kubera iki? Kuko buri wese ni ikinege, buri wese afite ubutumwa ahabwa ku giti cye. Ubwo butumwa Imana irabumuha, ntabwo ari ngombwa ko iguha nk'ubwo impaye. Sinzi rero ubwo twasoza tugasubira Mm, kwiga, kuko ibya tekinoloji ndabona byatugoye. rwose murakoze cyane kuri uyu mwanya. Ni umwanya w'agaciro. Ubwo rero ari abadukurikiye ari n'abazadukurikira, nitwegure izo ntwaro nk'uko umuvandimwe yakomeje kubitubwira, akudusangiza ati nitwegure izo ntwaro zacu Bibiliya, dusome. Nyagasani azadusanga buri wese ku giti cy'ahari. Hari abari barazihunitse, ubwo turabakangurira kuzikura mu bubiko bakazishyira hafi, bakajya bazisoma nibura umurongo umwe ku munsi waba uhagije kugira ngo Nyagasani Yezu Kristu arusheho kuganira nabo. Murakoze. Urakoze Willy, reka turangize ubwo ngubwo. Twavuze ko turaza gusoma muri Luka 15 umurongo wa 17 kugera kwa 20. Mm, Bigeze aho arababwira ati, nyamara se kwa data hari abakozi bangana iki barya bakabisigaza, naho njyewe nicirwa inzara hano. Reka mpaguruke nsange data, mubwire nti, dawe, nacumuye ku Mana no kuri wowe, sinkwiye kwitwa umwana wawe, none ngira nk'umwe mu bakozi bawe. Nuko arahaguruka asanga se akiri Nagira kure. ngo rero natwe twongere dutekereze nk'uyu mwana w'ikirara, ndavuga babaye ibirara. Ababihagazemo bakomereza imbere, ariko abari baratakaye, abari barashyize intwaro hasi, bongere bafate intwaro, bongere bahaguruke, kubera ko iyi Bibiliya yuzuye ibiryo. Iyi Bibiliya yuzuyemo ibinyobwa bishobora kutumara inzara, bishobora kutumara inyota. Aho kugira ngo twirirwe tureba ibidusenya cyangwa se ibidutera ubwoba, birahari mu mafilime, birahari mu bitabo, birahari mu makuru ya buri munsi, birahari mu binyamakuru, yewe birahari no mu baturanyi. Nyamara ibyo byose birimo kutwonona. Kwa data hari ibiryo, kwa data hari ibiryo. Twongere tugaruke turye ibiryo bizima, turekeraho gusangira n'ingurube. Niwo mugambi rero. Umugambi ni ukongera tukumva ko Bibiliya ifite agaciro karenze ko tuyiha, ifite agaciro karenze ko batubwiye cyangwa batubwira. Kuyinjiramo ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo umuntu afite ubuhanga cyangwa diporome izi n'izi. Ibyo ni ibindi bindi. Diporome ni izo kuyobora, diporome ni izo gutegeka, ariko udafite diporome ntabwo bivuga ko Imana itakuzi cyangwa se Imana itakwiyereka. Ndashishikariza rero buri wese gusoma Bibiliya, akayisoma ku mbaraga ze. Imana izamusubiza igendeye ku bitugu bye, kandi uko umunsi uzagenda wira azagenda abona yuko hari igihu kigenda cyeyuka, ko hari byinshi bamubwiye agenda asobanukirwa, hari na byinshi bamubwiye agenda abona yuko ari ukwemera kw'abana.
ibyo rero tubiture Nyagasani Yezu Kristu, tumwiture umunsi ku munsi, tumushake tubane nawe, kandi yiteguye kutumara inzara, yiteguye kuduha amazi